muri twa tuntu dutandukanye tugenda tubagezaho ariko dufite akamaro. Uyu munsi twaguteguriye zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umwana agenda agabanya ibitotsi. Iyo umwana akivuka murabizi mwese akunze kugira ibitotsi, ariko hari igihe kigera umwana agatangira kugabanya ibitotsi, rimwe na rimwe ukaba wagira ubwoba uti umwana byagenze bite. Mu bushakashatsi rero twakoze ku mbuga zitandukanye z'ubuvuzi n'iz'ubuzima, twasanze hari zimwe mu mpamvu, nubwo zose tutaziciyemo, ariko hari izo ushobora guhita ubona nawe ugasanga nizo. Impamvu ya mbere ituma umwana yagabanya ibitotsi, ubundi izi mpamvu zikunze kugaragara hagati y'amezi 3 n'4. Ahangaha umwana aba yatangiye gushaka kurya, rimwe na rimwe hari ubwo amashereka aba atakimuhaza. Ibi rero bikaba byatuma akanguka buri kanya uko yumvishe umubiri we ushatse kugira icyo ufata. Iyi mpamvu rero kuba umubyeyi yagabanya konsa nk'uko yonsaga mbere, nabyo bishobora gutuma umwana yatangira kugabanya ibitotsi, cyane cyane iyo ari mu gihe cy'amezi 3 n'4. Umwana uri hagati y'amezi 3 n'4 agaragaza ibimenyetso byo gukanguka buri kanya iyo ashonje cyangwa atagihaga nka mbere. Bibaho ku babyeyi. Icya kabiri, hari kugabanyuka kw'ibitotsi ku mwana uri hagati y'amezi 3 n'amezi 4, bishobora kumara hagati y'ibyumweru 2 na 4. Iki ni igihe umwana aba atangiye kwiga indi mico, kubera ko umubiri we uba utangiye gukora cyane, aba ari kwiga ibintu byinshi. Rimwe na rimwe rero ugasanga uko umubiri ukora ni nako umwana agenda agabanya ibitotsi, kuko mu ntekerezo ze hari ibindi bintu biba bigenda byinjiramo, ari byo twakwita gutora indi mico. Icya gatatu, ni byiza ko muri iki gihe ababyeyi bashyiraho ingengabihe ifasha umwana kuryama nta kintu kimusakuriza, mbese bagatangira gutegura uburyo umwana azajya afata agatotsi agasinzira nta kintu kimusakurije, kugira ngo bamenye neza ingano y'ibitotsi bye, banabone uko babisigasira. Mu by'ukuri umwana ashobora kumara amasaha ari hagati y'7 n'amasaha 10 adasinziriye. Ni ukuvuga hari kwa kundi agahinja kaba karyama buri kanya, ariko iyo ageze hagati y'amezi 3 n'4 ashobora kumara amasaha 7 n'10 adasinziriye. Yego, ntibivuze ko yose yayamara areba, ahubwo mu masaha 24 bivuze ko asinzira akanguka ku buryo ubaze neza hari n'ubwo usanga yasinziriye amasaha 8 yonyine. Ikindi gishobora gutuma umwana w'amezi 3 atangira gusinzira abyuka buri kanya, ni uko umubiri we uba watangiye guhinduka. Urugero muri iki kigero umwana umubiri we watangiye kwitegura kumera amenyo. Nubwo amenyo amera ku mezi 6, ariko no ku mezi 3 umubiri utangira kuyategura. Twavuga rero ko igabanuka ry'ibitotsi ribaho cyane ku bana b'amezi ari hagati ya 3 n'4, rikaba rishobora kumara ibyumweru biri hagati ya 2 na 4. Nshuti rero, wakanda like kuri iyi page yacu ndetse ugakora na share kugira ngo tujye tukugezaho utuntu nk'utu dushobora kugufasha mu buzima. Ikindi ni uko ibyo tubagezaho ni byiza, kandi ko na muganga w'inzobere muba mugomba kumwegera akabafasha mukamenya mu by'ukuri izindi mpamvu zirenze izi. Ubutaha tuzagenda tubabwira ibindi byerekeye umwana.